Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntabwo nzakena andyamisha mu cyanya cyiza cy'ubwatsi bubisi sinzatinya kuko ndi kumwe nawe haleluya burya ngo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka bituma n'abanzi be buzura nawe wowe byaje ute byaje mu nzozi wabinyweye mu mazi mu mwuka wera ibintu byaje ute wagira ngo wari uhari yes hari icyo ubuze kiri cyo gucuranga njye nabyigiye mu nzozi nukuri oya kanicara neza byatangiye ute rero gucuranga nagize ishyari mbonye umwana muto ari gucuranga kuri ketari zose akajya no kuri piano numva ngize ishyari cyane oya ubusaka kantu k'ishyari bari kukumva niba kumva ariko si ishyari ribi nito ndakumva nagize ishyari ryiza Imana rero ko ngize ishyari ryiza yego uyu munsi abantu muza gukurikira noneho tubazana ibintu bidasanzwe kabisa gira ngo murabibona uyu munsi ntabwo turirimba ahubwo turacuranga gusa aho dukurikiye uherereye hose uraza gufashwa biraza kugenda neza cyane nitwa Bikem turi kumwe rero n'abamizisiye cyangwa mizisiyene njya numva ukuntu igifaransa kigenda kivuga ngo ni masculine na feminine na singulier na pluriel byose muraho neza komera cyane Yesu abaho umugisha cyane abantu badukurikiye muri aka kanya rero barifuza no kumenya aba bantu tugiye gutaramana muri iri joro ryose ijoro twisi ry'amashimwe ninde rero urakoze cyane nitwa Nyirantawirusha Martha Nyirantawirusha Martha uriya mugabo murebe amazina nitwa Nyirantawirusha Martha Nyirantawirusha Martha ukaba ukora gitari yihugo nkora gitari ya solo yego yego baza ni gake urakoze cyane turi kumwe na soliste Martha niwe turi kubana uyu munsi nyine nko muri kureba nkuko mwamaze kubyumva muri iyi njyana nziza ya rumba ni umucuranzi mwiza w'umuhanga kandi usize amavuta y'Imana basiste uraho neza uribwira abantu badukurikiye amazina yanjye nitwa Nyirantezamaso Rachel yego niyo mazina yanjye yego Nyirantezamaso aya mazina nayo ndumva arayikinyejana nyamara Nyirantawirusha na Nyirantezamaso na ba Bikem
Come on, twagiye rero turi kumwe na producer Sam ubikora neza cyane rwose, yicaye hariya ku ikoranabuhanga rwose. Turaza kugenda tubabwirana n'abandi benshi turi kumwe bagize uruhare kugira ngo mubone iyi show. Twicaye muri studio nziza cyane iherereye hano Kicukiro Sonatibe, inyuma ya hotel bita Classique. Niho turi gukorera ibi bintu, njya numva mwandika ngo niho bibera. Niho rero biri kubera. Umuntu ushaka rero production y'indirimbo zitandukanye n'umuziki nk'uyu ni karibu cyane. Umugabo bita Welaris abibafashamo neza cyane. Producer, come on. Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntabwo nzakena, andyamisha mu cyanya cyiza cy'ubwatsi bubisi, sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Haleluya.
basanzwe buzura nawe. Ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya! Iyi ni weekend Imana ituremeye ngo tuyishimiremo. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muvugirize Uwiteka impundu. Haleluya! Je loue mon Seigneur car il a fait des miracles pour moi. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique pour nous sauver. Come on. Tout le monde chante. Soliste Malta.
murabibona ko twicaye ahantu heza turi kuganirira, turi gukorera umuziki tunaganira. Aba ni abantu Imana yahamagaye mu gihe gisa nk'iki, ndetse si ubu ngubu gusa, bamaze igihe kinini bakora umuziki. Hari abacuranzi b'abamama rwose bafite umuryango, ariko bakora n'umwuga wo gucuranga. Rero hari igihe rimwe na rimwe tuba tutabimenyereye kubona umuntu w'umugore w'umukobwa ari gucuranga, ariko kuri uyu munsi nyine murabibona turi live, turi ibintu turi gukora rwose biri live, murabibona, si prank, si demonstration zindi. Umva, kora kuri gitari bumve rwose nta n'ingoma irimo, bataza kudukeka uko tutari. Reka nguru ko rugiye gucuranga nanjye nawe. Mwabyumvise ndako mwabibonye, twagiye kwa soliste rero. Wow, soliste mwiza na basiste mwiza. Aha, twagiye umuziki esegera hano ntacyo bitwaye. Ndagira ngo mpe gato y'ishusho y'umuziki ukora. Cyaje gute kugira ngo umuntu w'igitsina gore utinye kuvuga ngo ngiye kwiga solo ko tutabimenyereye? Iyi initiative wayikuye he? Paulo yaravuze ushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ubwo rero Yesu Kristo yaraje reba hariya ago atanga imbaraga no ku bakobwa. Yego, yego. Kandi mbere ntabwo byabagaho, nta nubwo twabarwaga. Yego. Ariko Kristo yaraje rero adushyira mu mibare, muri iyo mibare adushyiriramo no gucuranga kugira ngo muba mwisanzemo. Bisanze nanjye nisangamo. Nguko uko bisanzemo ngo umwenda ari ukingirije hera ngo wagize uki. Waratabutse. Utabokamo kabiri. Yego. Muba murinjiye. Winjiye rero winjira na solo. Ubu ngubu umaze imyaka ingahe ucuranga? Umaze imyaka ingahe ucuranga? Ni myinshi. Ariko gusa nyine ntabwo ari solo nahereyeho, nahereye ku ngoma nyevaho y'uruhu, ku ngoma zestaye. Ya ngoma twakubitaga akabonye mana ukagira gutya ibana. Nyuma nza gukunda gitari. Gitari ndayikunze, mera kuri acoustic. Acoustic ndayikora, hanyuma nyuma nza kutangira kwiga solo. Yego. Ubu ngubu ni byari ndashaka reka nze ndaje nkubaze mu kanya. Twaje hano. Wowe noneho gitari ucuranga hano ho noneho mana yanjye. N'abagore bakeya cyangwa abakobwa bake dushobora kubona bari gucuranga iyi gitari ya bass. Wowe byaje ute? Byaje mu nzozi, wabinyweye mu mazi, mu mwuka wera. Ibintu byaje ute? Wagira ngo wari uhari. Yes. Hari icyo ubuze kiri cyo. Gucuranga njye nabyigiye mu nzozi. Nukuri? Oya, kanicara neza. Byatangiye ute rero? Gucuranga. Nagize ishyari mbonye umwana muto ari gucuranga kuri gitari zose, akajya no kuri piano. Numva ngize ishyari cyane. Oya, ubusaka kantu k'ishyari bari kukumva. Niba kumva ariko si ishyari ribi. Nito ndakumva. Nagize ishyari ryiza. Imana rero ko ngize ishyari ryiza. Yego. Ndyamye mbona umuntu araje. Ambere mbona aje azanye umupanga mushyashya. Arambwira ngo nimufate. Yego. Ndacuranga, urabona umupanga uburiho imigozi, iburiho imisitari. Yego. Mbita mbona ko hari ari baze nyine nakubitse kuri aho mupanga nkumva ni byiza cyane. Nkumva birasona neza, biranihira. Noneho uburyo binihira nkabifata. Oya. Twajya muri repetition korali.
nkagerageza gusubiramo bya bindi kuko nabaga nabifashe ko bisona nabishakisha nta muntu uri kukwigisha se nawe oya memba menye gucuranga gutyo yongera agaruka bwa kabiri agaruka afite agati gato cyane kari munsi ya metero imwe koko kaboze arambwira ati fata aka gati ati ndagafata ndagacigatira nkajya numva kuko ni imirya ya gitari irimo iranihira najya muri korali n'ubundi bashyira gitari hasi nkayitora numva biravuga neza cyane kabisa ngwiki nuko namenye gucuranga hoya karara akantu Yesu ncurangira tutaraza Dieu bénisse tandu samwo bitira ko kano katanda ta 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 ta. Wow, ni umucuranzi mwiza wa gitari ya base yigishijwe n'umwuka wera gucuranga. Ndatangaye rwose nabonye umuntu mu nzoza za ari ma demonstration ari gukora nanjye nkabyuka nkajya nyakora. Ubu surajya mu rusengero nyine ugacurangira korali. Rusengero ngacuranga. Usengera he? Sengera Kamashashi. Kora deperi? Harya korali yanyu igirira indirimbo nziza yizwi cyane. Sinayo. Ya ndirimbo yabo harya nakabanyu kumutsima. Akabanyu kumutsima. Yes, ya ni byiza cyane. Uri umubyeyi ufite abana? Yego, mfite umwana. Yego, angana ute? Mfite umwana w'imyaka 10. Ubona se nawe yazarota ibintu. Arabikunda cyane. Abarimo aravuza nawe. Nibyo. Kandi numva ibyo nzi gukora byiza nawe yabimenya. Ni umukobwa? Ni umuhungu. Wow. Witeka guhumugisha. Murabyumva rero nabacuranzi beza babadamu bafite n'abana rwose bari gutoza nabo uyu mwuga. Ngiye ndashaka kwifuza kumenya. Hari umukobwa uri kutureba ashobora kuba ari muri Amerika dukurikirwa n'isi yose, ashobora kuba ari mu Bufaransa, ashobora kuba ari mu Bwongereza, ashobora kuba ari hano i Kigali turi gukorera Kicukiro n'ahandi hatandukanye. Akavuga ati ibi bintu nanjye nabimenya mutinyure ibi bintu hari undi mugore uri kwisi usigaye wabimenya cyangwa umukobwa nawe agacuranga ya birashoboka cyane rwose kuko nanjye nagize ishyaka ndatekereza navuga ariko ni iki cyatuma ntabasha kumenya ku basaza banjye cyangwa se wenda basore abagabo ntabwo bacuranga nta kindi nabo nuko bagize ishyaka bavuga tubyige. Yego. Rero ngewe nta mpamvu yuko nari gutinya ngo nuko ndi umukobwa. Yego. Yego. Wabigiyemo donc ukiri umukobwa. Ubu uyu munsi ufite abana bangahe? Abana 4 kuko nabitangiye ndi mutoya. Yego. Hari umwana ubona muba ugerageza se kuba yasa nawe? Barahari babiri bagerageza undi we rwose afite n'ibitabo kugerageza gukora ama practice ama theory ubona afite avenir nziza afite nibyo mana yanjye ndatanga bo ducuranga akantu gato yambabaza ikindi kibazo dusoza giye kubita akantu kagenda gutya singombwa ingoma kakarege Come on. Muri byawe ngo kombo nari byiza we bizamera bite mu ijuru we none ibi bintu ko ari byiza gute gutya koko
iki kiganiro abantu badukurikiye barifuza ko kidasoza ariko tugiye kugisoza kuko akaryoshye ntigahora mu itama. None reka turebe, ushobora kwigisha umuntu gucuranga cyane rwose. Nakumwigisha nkaza nkamwigisha gitari niki wigize ni ibihe, ahubwo tangira wigisha. Ubundi umuntu agiye kwiga gitari ahera kuki? kuvuga ugahera no ku ntoki zawe ukamenya imibare y'intoki. Ubu se umuntu udafite intoki 5 yacuranga? Udafite 5 biragoye. Yego. Ariko impumyi yacuranga. Impumyi yacuranga kuko hacuranga cyane imitwe y'intoki ikorana n'ubwonko. Hari ukuntu biba biri connected n'ubwonko. Ni nkuko amano y'ibirenge ashobora kwandika amazina, ukaba wakwandikira amazina yakoresheje amano. Kubera ko imitwe y'amano n'imitwe y'intoki ikorana n'ubwonko. Tekereza ko akantu uvuze sinzi nimba, ariko ndizera ko bazakumva neza utangiye kubigisha. Reka noneho turebe, abuze ko hari umuntu tugiye guha amahirwe umuhena nimero zawe. Ushobora kuba uri kureba ino televiziyo ati ngiye ndashaka kwiga gitari acoustique, ndashaka kwiga gitari ya base, ndashaka kwiga gitari ya solo, ndashaka kwiga piano. Aba bantu ntitwabatiza amahirwe, ukanyemerera ukavuga nimero zawe ariko ukazivuga witonze ku buryo zumvikana, ku buryo ubuntu dukurikira ashobora kuvuga ati ngiye uriya mudamu ndashaka kwanyigisha gucuranga. Ibyo bintu aricyo bitwaye. Murakoze cyane ndabashimiye. Yego. Ukuba nkoresha MTN na Tigo. MTN ni 0788 95 23 72. Yego. 0788 95 23 72. Yego. Hanyuma Tigo umunani wa mbere ukuramo ugashyiramo 2. Barawukuramo. Twagiye. Nawe ushobora kwigisha gucuranga base? Yego birashoboka. Yego. Umuntu udukurikiye ashaka kwiga gucuranga gitari ya base yakubona gute? Ahandi byose bikorerwa ni kuri telefone. Yego. Namuhereza nimero yanjye. Yego. Ni 0788 57. Yego. 41 397. Yego. Iyo nimero niyo yanshakiraho akeneye kuba yamenya gucuranga gitari base. Yego. Yes, murakoze cyane. Twibutsa abantu badukurikiye ko tugira programme yo kwigisha nyine abantu gucuranga, kandi si ngombwa ko duhura. Ushobora kwiga ibintu ari nge bigakunda online kuri telefone. Hari ama software menshi cyane dufite yigisha abantu gucuranga. Ushobora kuba uri Burayi, uri muri Amerika, uri muri Canada, dufite abantu bashaka kwiga piano. Umva, wowe uratinda kutwandikira gusa upfa kuba ufite igikoresho wigiraho mu rugo. Iyi timu n'abandi bose biteguye kukwigisha. Nawe muririmbyi ufite impano yo kuririmba, ufite impano ariko ngwino tugufashe kumenyekanisha impano yawe. Twebwe tuzamura impano zihari ntituzirera. Niba uri umuririmbyi mwiza uvuga ngo ngiye nabuze ahantu ndirimbira, nabuze platform, nukuri niteguye kugufasha binyuze kuri izi channel muhora mukurikira, kandi abo turi gufasha biri kubagira umumaro mu buryo butandukanye. Niba uri umuririmbyi ufite impano, Paulo yaravuze ngo sese impano yawe yake. Nawe rero zana impano mu zindi kugira ngo ubashe gukora icyo waremewe, kuko kubaho udakora icyo waremewe bingana no kutabaho. Thank you so much. Turabakunda cyane. Buretse gatoya. Twagiye.
biroroshye kandi birashoboka. Umaranye igihe inzozi zo kuba umucuranzi wa piano. Bikemu wa Yesu yabazaniye uburyo mushobora kwiga umuziki mutiriwe muva aho muherereye. Upfa kuba ufite piano gusa. Iyi gahunda imaze gufasha abatari bake gukabya inzozi zabo zo kuba abacuranzi. Muhamagare aho uherereye hose ku isi atangira kwigisha. Mu mezi make gusa uba ubaye umucuranzi wifuza kuba we.